Gukura si ukugira imyaka 30 cyangwa 40, gukura ni ukumenya kurengera ejo hawe. Niba ugikora ibi bintu bibiri, menya ko ukirimo kwica amahirwe yawe kandi imitekerereze yawe ikiri y'abana. Icyambere ni seeking validation. Niba ukigura ibintu ngo ushimishe abantu batakubaha cyangwa ngo ugaragare nk'uwageze kure, nturakura. Icya kabiri ni blaming others. Niba ugishinja leta, ababyeyi cyangwa se imirasire y'izuba kubera ibibazo byawe, nturaba umugabo cyangwa umugore uhamye. Gukura bitangirira mu mutwe. Rero iyo umaze kumenya ko gushimisha abandi no kutabashinja bitakubaka, dore ibindi bintu bitatu byerekana ko mu mutwe wawe hakirimo ubusa niyo waba ufite amafaranga. Icyambere ni immediate gratification. Niba udashobora gutegereza inyungu y'igihe kirekire, ukaba ushaka kwishima uyu munsi gusa, nturakura. Icya kabiri ni lack of discipline. Niba ukora ibyo wumva ushaka aho gukora ibyo ugomba gukora, uri umuyonga. Icya gatatu ni fear of learning. Niba utekereza ko uzi byose kandi udakeneye kumva inama, umutwe wawe wasigaye inyuma. Ubwenge buruta ubutunzi. Abantu benshi bageze mu zabukuru ariko baracyari abana mu mitekerereze. Reka nkwereke amayeri yihishe inyuma yo guhindura uburyo ubona isi n'uburyo ushobora gutangira gukura mu by'ukuri uyu munsi kugira ngo wubake icyubahiro n'ubukire. Icyambere ni validation audit. Banza urebe ibyo waguze byose mu kwezi gushize, mbese wabiguze kuko ubibonamo inyungu cyangwa nukugira ngo kuri stati ya WhatsApp bakubone. Abanyembaraga bubaka asset mu rwihisho. Icya kabiri ni extreme ownership. Iyo wemeye ko ikibazo ari wowe, ubuhaye ubwonko bwawe imbaraga zo gushaka igisubizo. Iyo ubishinja abandi, ubahaye ububasha bwo kugenzura ubuzima bwawe. Icya gatatu ni draining pleasure. Wiga kuvuga oya ku bintu bitanga ibyishimo by'isegonda rimwe. Kurera ejo hawe bisaba kwihanganira ingorane z'uyu munsi. Icya kane ni routine over mood. Gukura ni ugukora n'igihe utabishaka. Ibuka ko motivation iza ikagenda, ariko discipline ariyo ikubakira imishinga irambye. Icya gatanu ni student mindset. Buri muntu uhuye nawe afite icyo yakwigisha. Gukura ni ukwemera ko hari ibyo utazi, ukanashaka abagufasha kubimenya. Gukura ni amahitamo, si imyaka ufite. Kora subscribe kuri Venados Click Diaries niba witeguye guhindura imitekerereze.